ego aba bakobwa rero bakaba aba bakobwa ubundi mu buzima busanzwe reka mwabana umwe mbere y'abantu bajya bavuga ngo abantu binjiye mu buzima bw'abantu ngo runaka ngo muri kumuvugaho ngo ubwira iryo ngo ni ishyari nta muntu n'umwe ufite ishyari anga kuko buri wese na baba wereka nkuremo umupira ko ndatogose uwo yawukuremo bagufungure n'akadirishya umva nta muntu n'umwe ahangaha uza kuvuga runaka kubera ko afite ishyari kuko namwe mwaje hano kuri space buri wese n'umukire ku giti cye ahubwo twebwe ikintu kituvanga ni ukuba umuntu yakita ngo Kigali iyo bijemo Kigali aba ari twese kuko twese niho tubarizwa iyo bijemo Kigali niho usanga twese noneho dutangiye kuvuga ati kandi muri Kigali twebwe tuzi ngo barunaka nibo bafite amafaranga ejo bundi ku igihe yasohoye urutonde rw'abakire bafite guhera kuri miliyari kuzamura urwo rutonde mwararubonye ni urutonde bagenda bakigaho ni urutonde bagenda bagakora uwo muntu akaba afite miliyoni 1,000,000 kuzamura sibyo uri kunyumva ndi kukumva afite miliyari kuzamura uwo muntu niwe wita ngo ufite agatubutse no muri bariya bakobwa kandi simbihakana ko harimo abakobwa bafite amafaranga barimo pe ngewe ndagenda mbasobanura kuri umwe ariko ibyo mbasobanurira harimo ibyabo numvisha ariko harimo n'ibyabo nzi ningera ku byo numvisha nzajya mbabwira ati ibingibi narabyumvishije muri no Kigali harimo abakobwa loki bacecetse kandi bacishikanya amafaranga cyane rwose I'm telling you bafite imbwa y'umufungo uri kumva bashishikajwe no gushaka andi mafaranga kandi buriya koko umuntu ufite amafaranga kenshi nakunda kwivuga ahubwo usanga ibikorwa akora ari byo bimuvugira none se urwo rutonde muri aba bagore hari n'umwe urimo ngira ngo nta n'igisekuru cyabo kirimo hari uko mbitekereza aba bakobwa rero barabyutse mu gitondo baravuga ati twebwe turi Kigali bosses babies ngo nako babanje kwita ngo ni babes ariko bitewe nuko harimo n'abajya bafatwa n'indwara z'imitima ise wavuze kubera izabukuru abafatwa n'indwara z'izabukuru bagatangira bakajugumira cyangwa bagasusumira gutitira bikaza bakasusumira niyo mpamvu natwe twakuyeho iryo zina rya babes dushyiraho babies kugira ngo abantu babisobanukirwe neza aba bana b'abakobwa rero ni ukuri pe ni beza nubwo harimo abantu bashesha akanguhe buriya uno munsi nibwo namenye yuko ngo iyo babwiye umuntu gushesha akanguhe burya ngo ni urusya rw'imvi rumera muri zino sya zisanzwe isya z'umuntu hameramo ngo urusya rw'umweru iyo hajemo urusya rw'umweru rero ngo nibwo uba washesha akanguhe nirwo bita ngo akanguhe buriya rwose ngo uba wakandagiye uba harimo bamwe muri bo bazifite niyo mpamvu rero buriya nanjye nahise mfata umwanya ndavuga nti ngiye kuzajya nicunga kandi buriya reka nkubwize ukuri mpamya neza ko wazanye urwo ruvi ku nsya kaba kabaye pe ruza ngo ari rume niyo mpamvu barwita ngo usheshe akanguhe kandi ngo niyo urwogoshe ntiruvaho ngo niyo urupfuye ntirupfuka nirupfuka ni n'umuziro buranga iyo ugerageje kurupfura cyangwa se kurwogosha kurya umuntu yogosha bisanzwe ngo rugapfuka rimwe uba ukoze amahano uba utatiye igihango cy'abashesha akanguhe utatiye igihango cy'akanguhe niyo mpamvu babyita ngo nusheshe akanguhe niyo mpamvu rero muri iriya impamvu ntabwo hari ikibazo cy'uko wenda harimo abashaje kuko gusaza unone afite amafaranga ari byiza nta n'ikosa ririmo mu gusaza uri kumva ahubwo ikibi ni ugusaza wanduranije kandi ikibi ni no gusaza buriya rero hari ikintu abantu batazi jihad iyo watangiye kuvuga ngo ngewe ndi mu rwego rw'abanyamafaranga ni ukuvuga ngo niba wari ufite ibihumbi niba wari ufite miliyoni 18 kuri konti ukaba wagiye mu rwego rwo kuvuga ngo ngewe ndi umukire utangira gushaka kugenda mu rwego rw'abantu bafite miliyoni 50 bigagusaba ko bwa bufaranga bwawe ubwono ushaka kwigaragaza ugasanga n'amafaranga wari ufite agushizeho cyane icyo nicyo kibazo cya mbere kikiba mu kibazo cyo kuvuga ngo ngewe ngomba kubaho bazi neza first of all kugira ngo uwemeze umuntu ko ufite amafaranga ugomba kumwereka ibikorwa byerekana ko ufite ayo mafaranga
ariko muri abo bakobwa harimo n'abakobwa 5 ariko harimo uwitwa Isimbi hakabamo n'uwitwa Ari Yakuru ari nabo ntekereza yuko bahagarariye team Isimbi the model na Ari Yakuru yego nibo bantu yewe muri iriya team ubu none aha wenda nshobora kuvuga ati aba bantu bakuriye abandi mu bafite amafaranga barayafite pe cyane rwose ariko nabo ayo mafaranga bafite atabemereraga gukora umugwi uvuga ngo niba ba Kigali Boss B uri kumva cyane nagiye mbona comment zabo nyinshi ngewe niza abantu batandukanye kugezana n'izi saha baracyarira ngo abantu ngo barabavuga barakirizwarizwa oya kubavuga ni byiza kubera yuko uyu munsi nibwo namenya amakuru yuko ngo bafite ngo reality show bashaka gukora ibyo ari byo byose bari no gutwika ariko rero hari ibintu twikamo bigatuma umuntu ashaka kujya kumenya ubuzima bwawe ubayemo bitari ngombwa cyane reka mbasomere abo bakobwa uri kumva Jihad kambasomere abo bakobwa nagiye mbona reka nkwereke ibintu nakuye kuri Kigali update kuri Kigali update iri hehe mana yanjye reka nyishake mumbabarire isegonda rimwe ryonyine ndaba nyigezeho kuri hoti ndumva rero nabishyize mana yanjye mwihangane ndabasabye munyihanganire ndabizi ko turi buvuge vuba vuba kandi ibintu byose dore ngibi mbiguyeho uru rutonde rwakozwe na Kigali update ariko rugendera kuri comment z'abantu bagiye bavuga ukuntu abo bantu babazi bamwe bavuga ati ntago byari bikuye yuko umuntu ajya kwita ngo Kigali Bosses ngo BBC kandi nta mafaranga afite ikindi ntago byari bikuye yuko umuntu yiyita gutya na gutya ibi niba atabyujuje kandi tuzi neza yuko hari abana bafite amafaranga kandi bacecetse badashaka kuvuga n'ikintu na kimwe hano ku rutonde rero hatangira uwitwa Christelle baramuzi n'umwe uheruka kujya kwiteresha ikibuno muri Nigeria yego avuyeyo vuba yakurikiranwe na Isimbi abantu bazi ibintu bya plastic surgery banasobanura biriya bintu nabonye biba bimeze nk'amatiyo bacomekamo byabana amatiyo y'abaplombier ameze nk'amatiyo acamo amazi bwa butibe buto yabucamo utuzi duto cyangwa se bumeze nk'abuno butiyo bwo ku maseru mu bakata ariko no kubera ko nge ntabisobanukiwe baraza kunsobanurira Christelle ni utangira hano ku rutonde rwa mbere Christelle komeza akazi ko kwicuruza ubanza ugura imodoka nzima ugure inzu uve mu bukode ushaka ikintu ukora gifatika ubundi izina uzaba uri kwiye uyu Christelle urabyibuka yuko ngewe sinzi n'impamvu niyo umuntu amubajije ntese muko ukora iki akubwira yuko ngo nimba ari muri Kigali protocol none se ubwo Kigali protocol mwoka byaramwe iyo Kigali protocol ni wowe nyirayo ni wowe uyihagarariye cyangwa ukoramo ariko ngewe amakuru numvishe nuko ngo Christelle afatanije na Jidena ngo afitemo nawe shares ngo yaravuze ngo afitemo shares nubwo naramenya neza na Kigali protocol nabyo ikikora Kigali protocol ikora ibintu byo guprotokora ahantu hamwe na hamwe uri kumva mu maserivisi atandukanye ariko ntago ndabona ko wenda ari company ntago mbizi ariko ni company wenda itarajya nyine ku rwego rwo kuvuga ati uyu muntu nyirayo wenda ashobora ntago ntago iri ku rwego rwo kuvuga ngo nyirayo nyine ni umunyamufungo ku buryo nyine ariko kandi ikindi abandi babizi aba nabagiye batanga comment uri kumva bavuga ati nawe twajyaga ducuruzanya ubwo nituvuga gucuruza ni abantu bajyaga gucuruza imibiri yabo wabivuze mu mvugo nziza ko bajyaga gukorana umwuga w'uburayi kujya kwicuruza ubwo rero ngo Nigeria niho ubundi ibintu byose byatangiriye hakaba harimo abakobwa bamwe batagurwaga bitewe n'imiterere yabo idashamaje Christelle niba ubizi neza ntabwo yakundaga gupostinga ibintu by'amafoto n'ibiki ntabwo yapostingaga mu maso honyine yego
yatangiye gupostinga imiterere ye nyuma yaho avuye gukoresha umubiri kandi koko ngewe Christelle ndamwumva buriya ngo no gukoresha ibi bintu bya plastic surgery jihad birahenda utagira ngo ariko ikindi kandi bano bakobwa batazi bigiye bitandukanye uri kunyumva kubera yuko haraho babikorera bya make ngo ku 3,000 hano hirya Nigeria hakaba hari n'abandi bana bazi gukoresha plastic surgery ndetse banagendera no ku makondisiyo banasubirayo kwa muganga ngo barebe ibyo binabyumvanye Bobrisky uno muhungu wigize umukobwa wo muri Nigeria. Yes, Bobrisky avuga yuko umuntu wese wakoresheje plastic surgery bimusaba guhora n'umuganga we buri gihe kugira ngo akore control ahora mu checking. Ayo mafaranga ya control rero nayo ni menshi na mafaranga menshi ari ku kigero kimwe nayo gukoresha plastic surgery. Abo bana rero baragenda bakabikoresha muri mudundu murangize umuhenereze bamara kuza bakazinaha n'amakondisiyo niba yakurikize bitewe n'imibereho tubayeho n'iki no kuba n'iryo curuza wumva yuko ngo urabona ngo ibi bintu by'abantu bakoresha plastic surgery y'ukubise ku kibuno cyangwa se ukabicaza kandi uterura umukobwa ukamwicaza kuri kitchen ngo kivuga nk'idenesi ngo kivuga nk'akadenesi. Urumva rero yahura n'umwana wo mu Nigeria wamukubise umufungo we yatajya gukubitaho bya bintu byinshi bigezweho ugasanga mu kibuno ngo bintu byaturumbutsemo biba bimeze ngo nta mazi yameze ngo nk'isosi ya boyiro ariko itafashe neza yari yuzuyemo ibinuri cyangwa se ngo bakubitaho ngo ukumva kiravuga ngo nk'idegete ryakogose. Idegete ryakogose sinzi ukuntu baryumva igihaza gishobora kuba cyareze kumugina mwabantu mwe kikagenda kigakogota ngo wakubitaho ngo kikavuga ngo nuko nguko babimeze. Okay, ubwo ngubwo abantu bazi ibintu bya Kigali protocol muri butubwire nimba havamo amafaranga amakuru ari kungeraho kandi abantu batandukanye bamwe banakoramo simbavuga amazina bari kuvuga ngo reka amakuru muri comment umva ukuntu bavuze ngewe nabari kunyandikira comments sinjya nzisoma burya nababa bari muri inbox ngo reka ngwiriya ncajwa ntibeshye ngwiriya ncajwa ngo Christelle ntibeshye ngo ahubwo ngo ntiyigeze muri Kigali protocol ngo nta n'imigabane afitemo ngo ahubwo ni inshuti na nyirayo. Ese muko kuba inshuti na nyirayo bivuze ko washyizemo imigabane ngaho ahubwo ngo nta migabane afitemo ntaje kubeshya ngo ahubwo ni inshuti ya nyiri Kigali protocol. Uwo Kigali protocol bamwita nyiri Kigali protocol bamwita Jidena ngo bamwita Jidena ngo rero nanjye narinzi ko nanjye narinzi yuko Kigali protocol ari ya Jidena ariko ubwo urumva yuko bafite amakuru yuko wenda ubwo ngubwo n'uwo mukobwa nawe afitemo shares kandi n'uyu mukobwa ari ugenda uvuga ngo afitemo shares ngo afite suruse kuko twarabajije ngo ese aba bakobwa bakora iki bose bagenda bipanga akazi ngo afite suruse y'ahakura amafaranga ngo afite shares muri Kigali protocol kandi ntago ariko bimeze nareke no kuyibeshyira ahubwo kugezana n'isa ntazongere kuvuga ahubwo ajya avuga ko ari inshuti na nyirayo. Yego ubwo niba ari inshuti na nyirayo birumvikana. Uwo rero ni Christelle turaza kumugarukaho. Hari uwitwa ngo Camille Jihad dutangira nakubwiye yuko ngewe abakobwa nzi muri bano bakobwa batanu nzi uwitwa Ariakuru nzi na Isibe na Christelle muzi gutyo ntago muzi cyane ariko nawe ndamuzi ariko nk'uyu witwa Camille n'uyu nguyu witwa Raduse n'uyu witwa Sylvie n'uyu witwa Sylvie nibwo bwa mbere nari mbabonye ni nabwo bwa mbere ubwo mbumvishe ngewe ibyo ndimo ndasoma ndi kubisoma nabikuye kuri Kigali update. Uwitwa Camille baragira bati Camille n'uyu nguyu Ivete uyu nguyu munibuke ko n'akamodoka agendamo ari badiramo bakamusigiye iyo ari nahanga byose turabizi Sheka rero nkubwira ukuntu ibintu byanditse ahanga niba nako kamodoka gari nago mbizi baragira bati Camille wowe uracyasaba na lift igihe wicururije nturabona nayo kugura akamodoka ka make inzu yo naba nkurenganyije mama naba ngiye kure va mu kibuga umushu uracece. Uyu Camille we ntago muzi uyu Camille uramubona akunda kugendana na badrama niyo badrama atari nahangaha amusigira imodoka ye
rero njyewe reka mbabwize ukuri impamvu yo kuvuga iyi Kigali babes iyi Kigali bosses bibi ibintu nk'ibyo ngibyo ni ukugira ngo erega natwe biradushimisha kuba mu gihugu cyacu harimo abakobwa 5 bafite umugwi w'abantu bafite amafaranga ku buryo natwe tubipostinga nishema ku buryo n'umuntu wese uje ahangaha atagomba kudukanga agomba gusanga hano hari abakobwa ariko noneho ngiye mfite ikibazo nk'uyu Kamire umukire wese ahava akagera ugomba kuba ufite imodoka jihad cyane rwose ibyo ni ibintu byumvikana ufite nayo mafaranga my friend ariko se uyu nta modoka afite none se kukigendera muri lift nkuko babivuze kobwa nako mwabatantine mwakwicaye mukabanza mugashaka amafaranga mukareka ibintu byo noneho nibyo bavugaga hano hejuru uti muzagaruka iryo zina rwose rizaba ribakwiye pe rwose urimo urumva Kamiri ngo uracyasaba na lift igihe wicururije nturabona nayo kugura ariko se nimba abantu baba baragiye gucuruza ariko mw'abantu ubanze bihomba aha so guhomba gusa uwo ni uwitwa Kamiri we ngo nta n'imodoka agira iby'inzu byo ngo baba bamurenganije cyane ngo nave mu kibuga we bamuvanyemo we rwose babaye bamuvanyemo isimbi jya mu rusengero gushima Imana aho yagukuye ubwo ni isimbi demodo bataza kumwitiranya na isimbi demodo isimbi demodo jya mu rusengero gushima Imana aho yagukuye biragayitse ibyo uri kwigira uzi ukuntu ubuzima buryana wagafashije abababaye mbere yo gusireyinga nawe nturageraho kwiyita boss ariko jewe ndahamya yuko uyu isimbi afite amafaranga arayafite n'abarimo barajajwa ngo nay'umugabo we ndikubona muri comment ngo isimbi amafaranga ngo nay'umugabo we ariko byibuze yaramuharaniye aranamufite kandi isimbi yanakoze n'umurenge rwose umugabo we umva amafaranga nayabo bari kugenda muri za compressor za miliyoni 4 ngo naba boss ariko aba bakecuru man ibintu badukorera muri iyi mihanda je ntago ndabona nukuri kw'Imana uyu isimbi ariko isimbi wumvisha yuko akantu ko gucuruza ntago karimo we ni karimo we yifitiye umugabo w'umunye hajya n'umunye Israeli oya uko biri kose bafite n'amafaranga arayafite ikigaragara cyarafite buriyo batazanyemo buriya jihad y'akantu kajemo akantu ko gucuruza no guhomba uba watanga biba byabaye rwose ariko byibura kuko uyu nguyu ntako gucuruza karimo arakanyakanya rwose afite amafaranga uyu we afite amafaranga pe tuvugisha ukuri afite amafaranga ariko nawe bari kumusaba kujya gushima Imana akajya no gufasha abababaye jya akagira uwahindurira ubuzima ndaje nguhereza urugero rw'abakobwa muri kino gihugu bari roki bamaje guhindurira ubuzima kandi abamaje guhindurira abantu ubuzima kandi twese tumajije kubibona cyane rwose uwo ni isi cyane pe ari yakuru nawe gusa nanone Bria ahangaha uyu nguyu ntago tuzamwibutsa kujya gufasha nimba n'uwo mutima atawufite biramureba ahubwo uko biri kose ntago tuzi nimba ashima Imana kuko nitumubera mu mutima ariko twemere ko afite amafaranga n'uyu muntu wo muri Kigali update ntago yibutsa umuntu kujya gushima Imana kuko ntagaza aho yahuriye n'Imana ye uko biri kose uyu mukobwa na uyu mumama da nanjye ndahusha nkabita abakobwa kandi ubundi ntago ari abakobwa n'abamama aba bamama uyu mumama ngo ni isimbi omwe afite amafaranga uretse na omwe uyu afite amafaranga uyu mubibi isimbi afite amafaranga ariko nawe atamwemerera kwiyita boss muri Kigali uri kumva ariko byibuza warayafite urimo urumva byibuza isimbi amafaranga ayakoze iki amafaranga arayafite isimbi demoto rwose ari mu bantu muri iriya timu yabari abakecuru bafite amafaranga kuko bajya bavuga ngo umukobwa umwe agatukisha bose nubwo bari kuvuga ngo se bose ko turi kubafata tukabagira abakecuru ngo na ari yakuru cyangwa isimbi oya twavuze ko harimo abakecuru ntago timu yose ari y'abakecuru ariko ubwo nukuvuga ngo harimo abakecuru jihad bavuze yuko harimo ufite n'akantu k'ubunyogokuru noneho wiwe uzugumira nitumugeraho turamubabwira urumva
reka nkubwire ari yakuru nawe urashaje pe Imana yakugiriye neza ushatse wava mu buzanga bw'inzererezi niyo mpamvu babifashe bakabashyira mu gatebo kamwe uyu ari yakuru afite amafaranga ariko yaragiye ahura n'izi nzererezi zirirwa zizenguruka zizenguruka Nigeria mu mujyi ariko urashya n'abakecuru bamwe bakoreye muri za Bukavu harya ni Jihad Goma umva ngubwire muri ino timu yose ari yakura barusha ubwenge abarusha n'amafaranga ukuntu noneho abarusha ubwenge ngewe impamvu abarusha ubwenge ntabwo yari kujya gufata bari abakobwa bandi bacecetse ba Keti Bashabe n'abande n'abayorode Queen bacecetse kubera yuko ntago bari kumwemerera harimo afite abashuti be barenze bafite n'amafaranga ariko niyigeze bashyira muri iyi timu ikigaragara azi ubwenge yafashe bino bihomora by'abakecuru kuko hari uwitwa Teta muramuzi hari uwitwa Greta sinzi nimba mumuzi hari n'abandi Greta ni inshuti ni kandi abo bose ni inshuti za Aria kandi bafite amafaranga no kurenza bano bakecuru bategaza ari bafite n'ibikorwa bakora bigaragara bafite n'ibikorwa urebye imodoka Greta agendamo nta hihuriye na compressor yuriya mukecuru w'iminkanyari uri kumva ntaho bihuriye rwose ariko kubera ko nyine yabarushije ubwenge yavuravuze ati nyine reka afate zino nkecuru nzirundira aha ngaha none se nagirane kuko hari Keti Bashabe muri aba bakecuru yakusanyije hari n'umwe murusha amafaranga Jori Mutesi hari Jori Mutesi dufite barahari ariko yaragiye afata miliyoni akayiremera umuntu atazi akayimuhereza cyane rwose uri kumva ahubwo rero ari yakuru sinzi nimba ari bwo bwenge yakoresheje cyangwa se ari uko aba bakobwa aribo bamushutse kuko nanone buri ari yakuru ashobora kwikiriza n'ibiki kuko nawe rwose kuba yarafashe bano bakecuru akaba ari bashyira hamwe kandi afite inshuti ze zifite amafaranga turazizi zimwe nidushaka kuzimeshoninga hano turazizi pe kuko atazishyizemo yahise nyine afata bano bakecuru b'ibishoshwe abari barundira hamwe aravuga ati reka n'umundi ngire gutya kuko urebye kumfatira uyu mukecuru ngo ni ntuzenya ugendera mu modoka asigirwa na ntuze na badrama noneho ukafatira n'uyu ugenda muri compressor ya miliyoni 4 ubwo ukajya kumbwira ngo abakecuru ngo nibiki bakabambika imyenda y'ibihumbi 15 ya hano muri chic ego ari yakuru ikigaragara cyo rwose mwabakecuru mwe niba munakorana reka turi no kubagira inama mumenye yuko ari yakuru ntago ari level yanyu ari yakuru nyine muzajya niba afite umwanya azajya agenda mwirirwe mutitibana mujyane mwirirwe mututubana kubera oya buri ari yakuru namwe mwubaka amazu meza ari yakuru kuntu yimereye nka ari yakuru nimurangiza kuyabona nk'ibyo afite namwe mugaruke mwite ba boss ubundi twari dukeneye abameze nka ari yakuru mu gihe rero ntabo turi kubona reka bose tubashyire mu gatebo ikindi kandi utaruzi kuri ari yakuru buri arafasha egoko uri ashobora kugufa afata n'umuntu akamuhereza na miliyoni 1 akikomereza aranafasha bya hatari cyane egoko cyane rwose ngewe kandi ngiye buriya jihad umuntu wese ushobora guhindurira ubuzima bw'umuntu ubuzima bwe bugahinduka umuntu muri iki gihugu akaba havuga ati nge mbayeho kubera runaka uwo muntu cyane rwose ndakubwiye ngo hari abamama hari abakecuru bavuga bati tubayeho kubera uriya mwana w'umukobwa ubwo urumva hari icyo yakoze naho muri kumfatira aba babibi cyangwa se n'abakecuru ari gushoramo amafaranga icyo nacyo nakitubwiza ukuri ari yakuru dukeneye ko atubwira ko yahuje abakobwa kugira ngo abafashe abakecuru kugira ngo abafashe kubahindurira ubuzima kuko ibyo byo turabyemera ari ukugira ngo we abahindurira ubuzima ariko ikibazo ntabwo bose ashaka kubita ngo ni abakigali ngo bosses ntabwo bishoboka urumva kuko tuzi neza ko hari abantu afasha benshi araterura rwose amafaranga agahereza umuntu akagenda akirwanaho kuko n'umuntu ufasha muri bano bakobwa harimo umukobwa nakunze cyane ntago muzi ariko ndifuza kuzamubona uwitwa ngo ni Raduse Raduse baragira bati Raduse nawe uri umukozi pe komerezaho uzagera ku rwego nyarwo wiyita boss bifatika ariko urekere kubivanga no kwicuruza dore umaje gukura
Raduse buriya Raduse n'umwana mwiza. Raduse we n'umwana mwiza uko biri kose. Ntabwo muzi ariko ikintu cyanshimishije Raduse. ikintu byibuza cyanshimishije nuko bibutse kwandikaho ko ari umukozi pe anytime kuba boss oya bo barabizi ko ari umukozi ahubwo wenda n'ibyo yakora byose baba bari kumufundisha. wowe urumva kumugira inama yo kugira ngo arekere kwicuruza ni ukugira ngo atazaguduka urumva natangira kumera nk'uyu nguyu wo hasi wanditseho ngo Sylvia nyogokuru akazajya atangira kugwa ibihumure nabwo byaba ari ikindi kibazo. Oya Raduse we ntari birye buriya hano harimo abantu batatu. Raduse ahantu hose uri genda wongere gutekerezeho wishakira amafaranga dore abantu barakubwira yuko uri umukozi uzi gukora ugenda ushyiremo imbaraga uba umukozi wa nyawe nawe numara kugera ku rwego nk'urwa Ariya na Isimbi ku mafaranga bafite uzaze wicare hari uremera umuntu ubuzima umwubakira akazu katarenze miliyoni 5 ubundi nurangiza uvuge ati ngewe ndi muri Kigali Boss Babes pe ako kantu ko kuguma wicuruza ukuze nako mugende mubireba neza kubera yuko hari igihe imigongo ihagudukira ugasanga urwego washaka kuzageraho ntago ari rwukigezeho. Ibyo bintu nabyo rwose Raduse ubyiteho pe sinkuza ariko Imana izamba bare nkubone nahise numva nkwikundiye ngiye bakivuga ngo uri umuntu w'umukozi. Jiha hano rero harasorozwa n'uwitwa ngo Sylvia niriwe mubaririza umunsi wose kuko ntago we nari muzi. Yewe goko Sylvia se ntago wamubonye ikindi kandi uyu nguyu ngo ni Raduse uyu ngo ni Raduse azi n'ubwenge ni n'umukire buriya wicecekeye uri kumva cyane rwose afite buriya na etage mu mujyi wa Kigali. Uyu nguyu ureba yabyaranye n'umwarabu w'umukire uyu ntumukinishe nibamukinishe uyu Raduse rwose arakomeye ahubwo nibamukinishe nuko watajya bigaragara buriya ajya kumera nka Ariya Kuru afite ukuntu ajya kumera nka Ariya Kuru uretse ko Ariya Kuru we afasha abantu benshi ugasanga nkaba mbona bizana abana byinshi ahubwo akabageze no kuri abakecuru ariko uyu Raduse afite amafaranga buriya yabyaranye n'umwarabu ukomeye buriya afite na etage muri uyu mujyi. Nakubeshye muri bano bakobwa umuntu nakunze ni Raduse kuko uyu Raduse ngiye buri iyo mbonye umuntu bavuga Raduse hejuru pe buriya umfatiye Raduse urumva umfatiye Raduse ugafata Ariya Kuru ukafata Isimbi de modo omwe ariko buriya Raduse ni umuntu ufite amafaranga ucecetse urutonde rwacu ruri hano kuri uno munota rurimo Keti Bashabe rurimo Mutesi Jolly rurimo na Yoro the Queen urwo rwo rutonde dufite ahubwo natwe turaje dufatemo muri mano bakobwa ugahubwo no kuvuga ngo na Raduse nawe turamushyira mu rutonde rwacu na Raduse turamurokirita ahubwo tumushyire ubundi ahubwo nibareke batuze tubakorera urutonde rw'abakobwa bafite amafaranga muri uyu mujyi cyangwa abagore uyu Raduse rwo ubundi ufashe Raduse uri kumva ugafata Ariya Kuru ugafata Isimbi de modo ugafata Yoro the Queen ugafata Keti Bashabe ugafata nabande nuriya ngo ni Greta na Mutesi Jolly warangiza wana ndakubwiye ngo wabuyinyeganyije naho kunzanaho bano babibise ariko Jiha wambabariye nkavuga uyu wanyuma kari busigaye uyu mukecuru se ututuba nibagerageze bamushakira akabando muri iyi timu nimugerageze mujye guca akabando hakiri kare uyu we mukabika kure ndabagira ngo babwize ukuri reka ngusomere ukuntu nawe bamwanditseho noneho ngewe mite ntanga n'igitekerezo cy'icyo nge numva nk'iyi Kigali Boss Babes yamukorera abaragira bati Sylvia nawe nyogokuru wa timu yanyu nawe najye kwiyitaho atazikubita hasi aguye igihumure kubera izabukuru kubera ashaje uyu Sylvia rwose mana nyagasare mureke mbabwire mwabantu mwe nubwo ndabizi muri hano bamwe mwabashyireho ubu nk'uyu Sylvia by'umwihariko hari umushuti we cyangwa umuvandimwe we wagerageje kumushyiraho kuri telefone ati umva ibyo bari kukuvuga umva Sylvia urashaje mana nyagasare unazeheka reka mbivuge no mama unazeheka mu minsi mike ahubwo Ariya Kuru muri ya modoka yiwe ajya agenda n'akabando ku buryo hari igihe uzitura hasi uti banaba
ariya kuru kuri ya modoka yawe y'umuzinga tukuzimo mbabarira uca inkoni akabando karekare uzahereza Sylvia akisindagiza kuko arashaje. Ese mukecuru watuje ahubwo bano bakajya bakumenamo ifaranga kushaje urashaje Sylvia urashaje mama Sylvia urashaje mana nyagasa Sylvia warashaje wendi kumugeraho nkumva n'agahinda karangije nk'ubu bamushyiragamo kubera iki ariko nibyo ubu sutu mana we ariko nibyo da team igomba no kugira mana nyagasa ubu ndi gutekereza kuri Sylvia we n'ubukecuru yifitiye nkumva ndumiwe mbabarira. Sylvia rero Sylvia buriya Sylvia uyu munsi namye mbaririza kugira ngo bambwire ikintu asanzwe akora bambwira yuko ngo ngacuruza ngo amabubu ngahenze ariko n'ubundi ibyo nabigura ko twamye tuvugana. Abakecuru nyine bacuruza amabubu baba bicaye hafi mu dutebe nabwo dufite ahantu habiri bicaramo ku buryo nta kunyeganyega nta kubuja hahandi umanuka bagushyiriye udukamambiri hasi ukicara nyine nk'umubibi ukomeye warangiza ukakora iki buri kanya hari ahantu baba bicaye bafite udukamambiri kubera ko bakunda kubyimbagura ibirenge mu bintu bakunda kubyimbagura ibirenge nta nubwo Sylvia ashobora kwambara za nkweto zanyu mwambara zirezire mwabakobwa mwebwe muri iyi timu ntago yarwambara niyo aruteyemo aratangira ngo ayiwe ngo mwokanyagwa mwese ibi ni ibiki umva agakuramo ati umva Sylvia ushaje asigaho ntago imitsi igiye kuzaguturikana rwose ngo wambaye inkweto ndende bamwanditseho baramubwira ati Sylvia wowe genda kuruhuka cyangwa se ubwire iyo timu yawe iguhe ka pansiyo wicare ubizi neza yuko rwose ari gufasha naho ubundi umunsi umuzicwa n'igihumura kigufate kigukubite isereri kandi izabukuru ntago bimeze nk'isereri zisanzwe ukazajya yumvira ngo mu nkokora no mu mavi ukazajya wumvamo ibintu ngo by'imisokoro biri kugenda bimeze nk'ibicuncu mukaba bimeze nk'ibirimo birayenga nk'ubuto batekesheje ibikoco. Amakuru mfite we ngo niyo bari muri show igomba gukesha nyumvira ukuntu atangira babwira ngo yemwe badi umva yewe ngo baba babies atangirana n'abadi ngo ubwo rero ngo mukanya ngo hagira umuntu ndepoza ngo nge kuruhuka ngo niriwe ngenda ugenda kuba wiri uryamye ukabyuka ukajya muri show nk'abandi bose bagiye muri show niwe watashye mbere abandi bagikanuye gutya bagikanuye bagituritse amashampanye hejuru we biraruha hari igihe azasinzira ku karahure kikabarenga ahubwo muzabe muri hafi ikirahure kitazamukata itama icyo cyo mbaye nkibabwiye ariko rero njyewe n'ikiri gitekerezo nari mfite iriya Kigali Boss Babees igomba gushaka n'umudokiteri wabo uhoraho niko bimeze bashaka umudokiteri ugomba kuzajya ubungabunga ubuzima bw'abakecuru bamwe bari muri iriya timu ariko ariya kuru ni ugomba kubasha ariya kuru we naraduse mushakire umudokiteri cyangwa abadokiteri aba bakecuru mufite muri iyi timu yanyu kuko ni mwebwe mushobora no kuzajya muzishyura ariko mana nyagaza hari umuntu umbwiye ngo ese iyo bagiye ngo basharinga amafaranga gute se harimo abakire harimo umukire ariya kuru hakazamo umukire raduse hakazamo na isimbi demodo rwose barakavaringa amafatire ntugire ikibazo abo bantu bitewe n'ukuntu bameze ni abantu bagiye muri bino bintu batazi yuko bazamenya amakuru y'abo bantu bo hanze babo byihariye ni ukuvuga ngo bagomba kubafatira runini ndetse ku buryo n'uwo nguwo iyo atangiye ibintu by'isusumira bagerageza uburyo bwose bakabifukafuka ku buryo nta muntu abibona ibyo ntimugire ikibazo ngo ninde wishyura niyo ngo agasampanye kabagezemo bagatangira kuvuga menshi baba bari aho bakumakuma ibindi ngo niyo atangiye kuvuga ibigambo byinshi ngo bahita babigira urwenya ngo bagaseka ikindi birinda kujya ahantu hari abantu bashobora kubafata amafoto cyangwa iki kuko babashyira hanze uri kumva ariko ndakubwiye ngo baba bari gukavaringa muzakavaringa se kugeza ryari ubu munsi ariya kuri yagiye nko kwitaba telefone agasangwa umaze kugera hasi bizaba bimeze kandi uwitwa Ntuzenya Christelle abashinze ijosi ntabashaka no kubyumva no kugira gutana n'ingere ngo ariko ngo jya ko kumva mana nyagasani ahubwo umunsi bongeye ese wamenye yuko kera wamenye ko kera ibyo byose byabaye mbireba wamenye ko kera buriya Christelle yigeze kurwana na isimbi demoda akamura umunwa ibyo byabaye mbireba gutya amaso yanjye muri pipa ngaho none
yaramusimbukiye aramuruma umunwa baraterura bajyana kwa muganga buriya ureba buriya Mana Nyagasani no buriya ubwo bari gupfa iki ubwo wambaza bari gupfa iki mukiriya aho people nari mpibereye rwose ibyo batazabishidikanyaho inkuru mbariranira tuba nari mpibereye gutya umwe ngiye kubona mbona arasimbutse ubwo nari ntaranabamenya ntesuri yawe n'uwitwa ndi ngwego nguriya n'uwitwa Kristera isimbi demodo we nari imuzi noke baraterura isimbi demodo buriya isimbi demodo muzamwitegereze mbere nuko sinzi ubu nimba byarahuye umunwa ntiwareshyaga kubera yuko Kristera yarawusimbukiye arawushuna ahubwo Mana Nyagasani ndi nka isimbi demodo nazakijijisha rimwe nkamukoma ikirahure cya champagne bigahuriramo uza kuvuga nta kibazo ariya kubu bano bantu bakavaringa gute kwako kabazo kabayeho ariko uzi ko bigeze no kugira ukuntu bashwana mu minsi ishize igihe isimbi demodo hajya video yiwe yagiye gukoresha sajari ari gukora defile de monde ahantu bari muri salo ngiriya video amakuru bamaye ngo nuko yaragiye kuyohereza umugabo we agaciko akayishyira kuri stati no ari ibyo ntabwo nabimurenganyiriza jiha umuntu wese ukuze ushesha akanguhe hari igihe utuntu tumuvanga ugasanga yaragiye nko gushyira kuri stati nako ugasanga yaragiye nko koherereza umuntu arabyibagiwe aracanganyikiwe buriya hari n'ukuntu iyo umuntu agenda afitemo imyaka myinshi agira akantu ko kwibagirwa ka buri munsi ibyo byo ntabwo nabimurenganyiriza ibyo kwibagirwa byo biraza hanyuma ngo bafite n'umuhwituzi wa groupe ubu buriya nuko ntoshobora kubyinjiramo cyane bashobora kugira ngo umuntu yabikuye hehe bafite n'umuhwituzi wa groupe ugomba kubibutsa hari uwo bagomba guheraho bakamuha n'isaha ya mbere kugira ngo ataza kubatinza kubera igihe abatutuba bamujyanira amazi muri buriya hari umuhwituzi ngo iyo bari bujye guhura cyangwa bari bujye mu biganiro ngo hari n'uza kubabwira ngo muraza kwambara gutya ubwo bagashyira utwenda muri groupe bahuriyemo imyenda ikajyamo amakuru yose se ko mitanyamenya ntidore mukecuru imyenda ari bugende yambaye we ntidore yatuzaniye tumuhitishije no rero uyu munsi mukecuru yagiye mu kiganiro yambaye ipantaro y'umukara n'udukweto twa paparangunda tumwe twa kera twa move ewana byamugoye nabonaga no mu kiganiro adashaka kuvuga niba oya nashaka kuvuga erega umuntu witwa ntuze ariya kuru wamenyereye social media wamenyereye kuvuga buriya na isimbi demodo n'isasu nawe azi kuvuga raduse nawe buriya azi kuvuga ariko uyu mubibi ngo ni Silvio Mana Nyagasani banamugera ngo none se ngo nawe ngo bakarebana ngo nawe nuko yashakaga gukoresha abakecuru ubundi twakamubwiye agahinduraga akabasimbuza ariko ubwo bazisimbuza kuko nta ndashimira umuntu witwa Kate Bashabe Mutesi Jolly Yorode Queen uko guceceka kwanyu niko kudukoma rwose ongeraho n'uwitwa Gratien na Teta Gratien na Teta ni inshuti za ariya kuru mwabakobwa muko muri batanu mumenye neza yuko ubwenge bwanyu n'ubwa ariya kuru bitangana rwose mumenye neza yuko ariya kuru arabayoboye kandi nta n'umwe muri mwebwe uzigera akandagira munsi y'ikirenge cya ariya kuru ndakubwiza ntabwo bishoboka kuko ariya kuru ikintu cya mbere ariya kuru abarusha ariya kuru no social media arayimenyereye kandi abantu bayirimo bose baraziranye ni cyane Sylvie ariko mana Sylvie ngiye ntangiye no kumwikundira ngewe ngera kuri Sylvie nkumva amabere yatangiye kwikora ntonsa mbabarira Sylvie mukecuru Sylvie ariko Mana ya Nyagasani ubu ni nkande koko watekereje kubahuriza hamwe ni ariya kuru yagombaga gufatamo bano bakecuru kugira ngo agende n'abasindagize azi ubwenge ku buryo yataza gufata abantu arusha mu mutwe ariya kuru ntabwo inose ariya kuru bari abakobwa yabashobora ntabwo yaba ntabwo yabashobora yagombaga kwifatira aba bakecuru ntabwo yabashobora yagombaga gufata abantu ari buhurize hamwe akazajya babwira ngo ikaba ari akabwira umuhwituzi iti byutsa Sylvie niwe uri butugore ubwo ngo barabyutse bari abakecuru bakirirwa baza gutambagira muri iriya mashini ahubwo Mana Nyagasani iriya mashini tuzajya kuyitambagira ryari Brian ngo tujye no koga muri iriya piscine ayiwe dushaka umwanya ariko ese Sylvie azi koga
Hariya kuri afite umutrena wigisha ariko abantu koga. nibyo nari ngiye gute ariko rero Mm. attention mu mugira inama kubera ko ku kibazo kigendanye n'imirwarire y'imitima hari igihe utangira gutangira kwigendesha gutya bakunywesha amashampanye menshi bakakudumbaguza muri ibyo bipisine ugasanga uhagiriye ikibazo cy'umutima byahuriranamo n'ako kantu k'agacesha kanguhe kurusya ngo rwuba rwaratondagiye ngo mu nsya zawe z'umukara ukazaga ari umweru ugasanga bibaye ikibazo. Yego ko man. Ariko umuntu witwa Ntuzenya Dabije uramuzi we ufite imyaka 45 njya mubona si umwe nabonye muri video ya Yago. Nuko buriya ese kuki we batamushyizemo ko nawe yari kwigira uyu uriya kara nagasasu ngo nakanyamatiku ngo baranamuvuze ngo reka ngo Dabije ngo reka mango Dabije no umunyamaenshi kandi ari akuru n'abakeneye abantu bafite bagira stress umutera stress arakwihorera rwose rero yaravuze ngo sawa ngo tumwihorere mbabarira yego uriya Dabije ngo no munyamatiku totally ubwo ntabwo bari kumushyiramo rero ahubwo buriya ari akuru mwabantu mwe muri hano kuri space mumenye ngo ari akuru atandukanye na bari abakobwa uko ari batanu kure ego aha ni maka ego Dabije surafata Dabije ukamugereranya nabari ubundi ari akuru na Ntuzenya na Raduse buriya nabantu bari kure rwose utambwira yego ko mana nyagasani mbega batanti ego aba nta hantu bahuriye aho sinayo mpamvu nakubwiye ngo harimo abahwituzi ukomeza kuvuga ngubwo ari wowe urakimakiye erega uriya uruhu rwaranze ngo arisiga kongera baba we namubonye no bikiri mu gitondo namubonye aribwo bakibakubita ka makeup imwe yamanutse yagiye ku munwa urabona ahantu hari ukuntu hano ku munwa bajya bakora akantu kameze nk'agatima ko kari kameze nka triangle rectangulaire icuramye niba babimusigiye nabi kandi byari bikiri mu gitondo cy'amahindi buriya Kiss FM itumira abantu mu gitondo mu ruturuturu ni mu ruturuturu kaba kakimufasha ubwo banavuze ngo nyabuna ngo reka nze nshyiremo reveil hari n'uwavuze ngo baba we ngo ukuntu ngenda nkasinzira nkaheza yose ngo reka nshyiremo reveil ngo Sylvie ngo turakuzi ngo ushyiremo reveil ngo kandi nguze kwitaba telefone yiwe ariko buriya ka Christelle ni keza karanashabutse ka Christelle buriya ariya oya nibyo kariya kagombaga kujyamo kugira ngo kabacanga ariya kuri yagize ubwenge ahubwo ariya Christelle we ni n'indwanyi buriya umuntu witwa ariya kuri wavuga ukigendera akakwihorera ariko Christelle ni inshinzi n'indwanyi buriya bana bakeka ego uriya yego yarayisimbukiye arayicoshomera tugiye kubona tubona irasori tangiye kujojo ibintu byo kurumana ngo abifitemo uburambe oya kurumana acishaho afite utwinyo dushinze arakagutera yenda kubwiye ngo yararumye aracira agira ngo aracira yego mana nyagasani ariko abakobwa ni indyarya ubwo bakaba barakurumye umunwa mwarangiza ngo murongeye ngo muhuriye ngo muri timu imwe ngo mugiye ngo kuba ngo uratsekeje oya nibyo ariya kuri yagombaga gufata bari abakobwa akaba ari bahuriza hamwe kuko wenda nibyo bagiye gukora arabona yuko aribo bagomba no kubikora n'ibiki byose urashaka kumbwira yuko umukobwa witwa ariko Greta ntumuzi Greta ndamuzi uzimada kuri mukobwa agendamo abantu batazi na Greta muzajya mujya ku kabari kiwe afite akabari Kacyiru munsi y'ino nzu yitwa ngo ubumwe niba ari ubumwe niba ari iki ntago mbyibuka iri munsi ya RBA rwose umwana kuri muhanda ugenda ukugeza muri uriya muhanda ugenda kuri ukwerekeza muri Vision City urabona TV1 ndahibutse kuri ariko ngo mucuruza akabari kari ruguru neza ya TV1 kanditseho ngo gigi ibintu nk'ibyo ngibyo nakuwo mushuti wa ariya kuru witwa Greta kandi Greta afite amafaranga ariko ariya kuru
abashuti bafite umufungo yabashyize ku ruhande iyo arangije bashyize ku azana ruhande yabashyize ku ruhande arangije yegura abakecuru barimo Sylvie man ariko njye Sylvie namwikundiye ndashaka kuzihurira na Sylvie rwose oya Sylvie wo guhura nawe ugatangira aratangira akakubwira ngo nuko ngo mwirirwa nyine mutuvuga ngo ariko muratuvuga we nuko ngo ariko muratuvuga ubundi bagatangira ngo ayiwe ngo abantu babavuga ngo abantu batuvuga ntibagera twebwe tuba turi kuzenguruka ino mihanda hari igihe tuzabagwaho sasa tugasanga ka champagne kamaze kuzamuka hejuru nzaba filima guhera ku mano uzi ko azaba atagize ati dore buriya ngo kubera nafite amakuru y'uko kubera ntabwo ariko kubera gusa ku bantu benshi bagize imyaka myinshi kuri baginywa ibintu by'amashampanye ngo kenshi uriya kunde wicaye mu kabari akunda gusuragura cyane ugasanga ari gusuragura utuntu tw'uduswi tutateganijwe tw'ubugoryi mbega ntabwo aba afite uturwi uba usanga asuragura buri kanya ari umwuka utambuka ari nako aturi umubi tutarajya kuri motion twakwakira abantu nka babiri rwose ibyo turabisubira hari reka turebe last queen pussy ikindi mushobora abantu muri mushaka kuza hano mushobora kutwandikira mukabanza mukatubwira ibintu mugiye kuza kuvuga hano koko namwe nimuze kuturuhukiraho nta zabukuru duhagaze aha ngaha nta myanya nta zabukuru duhagaze rwose ibyo tubibamenyeshe uze utatubaza kuko ibyo twagombaga kuvuga twabivuze uze nawe uvuga uko ubyumva ariko ntabwo nkeneye umuntu uzanga ariko ngo mureke mbabaze ntutubaze kuko twebwe ibyo twateguye turaje turabivuze uze uvuga igitekerezo cyawe uvuga uko ubyumva uvuga ugenda ushinge cyangwa se ukore space yawe bigira inzira wari uza kubariza abantu twagiye na pussy ijambo ni iryawe pussy Jad ndewe nize muri gaming mbonye hari abantu igihe baratandatu mu following n'umufollowing mana yo mu ijuru nuko urakoze urashaka ko tugufollowinga yego kuyu pussy satanga iyihe show nk'ubu ko umuntu ngiye narumiwe hano dufollowinga byibura abantu batanga show urashaka ko tugufollowinga yo mama ngo ni mufollowinge pussy we pussy ukora iki pussy ukora iki utanga show byibura ngo abantu bagufollowinge je following umuntu utanga show ngo tugufa yemwe ngo ni mufollowinge pussy manuka nuko urakoze niba gufollowinga bitewe n'ifani ngiye gushyira hanze vanga ari mu following ko nkino njegera ariko pussy hejuru yuko abantu barimo baravuga ibintu twataye umwanya wacu uzanye amabyusho kuyanandika aha ngaha hejuru ngo bagufollowinga umva the last ivugire shyiraho gira utubwire murakoze kuma ijambo ariko nibagiwe kuvuga ukuntu ziriya boss babes zigenda ziheneretse ibibuno ntabwo mwabonye ko ibibuno byayo bagenda babiheneretse bireba hejuru ngire ngo niyo gahunda igezweho kugenda kuriya cyangwa oya nuko bakoresheje plastic surgery y'ikibuno kandi iyo ufite ikibuno uba ugomba kucyerekana mbese weho waba wakoresheje ikibuno ntucyerekane kandi ntabwo waba wakoresheje ikibuno ngo noneho ngo ugire ya ngendo wagendaga nta kibuno ufite byanga byakunda ikibuno kigomba kuba bagishizeho ujya kugenereka kandi n'ubundi kiriho kubera iki oya urukumva ikibuno baba bashyizeho ntabwo kiba kinga baba bamwongereye ikibuno ni ukuvuga ngo rero nimba nawe uzarebe iyo hari akantu gashyashya wakoze byanga byakunda uba ushaka kukerekana nabo rero uba ugomba kugira ngo niba bagukoreye ikibuno ugende wakineretse kugira ngo abantu babone yuko icyo kibuno cyakozwe nese ubwo urumva ikibuno yakerekana gute natakireneka ngo agishyire ibicu ikibuno cyagaragara gute ako kantu
ya ibyo Okay. uvuze ni ukuri ngaho reka ngende imanukire mujye kuri uriya mukecuru ugize umugore ari kwanda murakoze umva ye umvuyo nawe mumva ye manuka nuko urahanyuze uranyumvira ugaje kuduha amategeko n'amabwirizwa y'icyo dukurikizaho narumiwe abantu bo muri iyi mihanda kiri abantu baha muri iyi mihanda baransetse ngo wigize iki yego ye ibyo si byo bituzanya aha ukore space yawe uvuga ibyo kareka twe tuzanywe n'ibindi ni umunyamakuru wo ku Ishusho TV yabanje gukora ku nyarwanda.com agiye nawe kuvuga ibintu turi kuvugaho hano ntatubaze uri umunyamakuru ariko saratubaze iki ko nta bibazo bigiye ndabasuhuje Brianne na Jihad ndahantu ashobora kuba hari network nkeya ariko ntekereza ko muri kunyumva nta bintu by'ibibazo mwabibuzanyije kandi nzi ko numva neza ahubwo nashaka kugira ngo mvuge mukanya Jidena yamamagara ambwira ngo ari mu nama ariko ngo yumvise ko muri space bamuvuzeho ngo hari umuntu umuhamagara amubwira ngo amuvuzeho nahise mubwira ngo buretse gato nimba bamuvuzeho wowe umusubije iki ibyo nibyo bizana ubushashwa umusubije umva nkubwire ntago yashaka kumva ko attaque personnelle ahubwo kuri Kigali protocol yavuze ati Kigali protocol bayivuze yiki ndamubwira ntese Christere koko Christere ego nabyumvaga jya nabyumvaga nari mpari namwaje ntese Christere koko yabaye umwe mu bayobozi ba Kigali protocol yabaye umwe mu bamambure nyine muri ba bakobwa bakora protocol bisanzwe meanwhile wa mu Christere mwavuze ntabwo yigeze aba umwe mu bayobozi ngo agire post idasanzwe ayigiramo ariko Bria uranyumvira ukuntu bano bantu bumva nabi wowe MC Bria one more time uyu MC nimbara yicaye ahangaha ibyo twavuze nibyo wasubije twavuze ngo yavuze ko ari umwe mu bashorama mbega mu bashareholders ba Kigali protocol ariko twaje kumenya amakuru yuko ari inshuti ye hanyuma ibyo kuba umuyobozi bihuriye hehe nawe uraje byagateye nuko kandi Jihad ari kutubwira yuko atubwiye yuko ngo nge namaze kumwumva Bria amubwiye ati uwo mukobwa nta kintu na kimwe yigeze ashingwa muri Kigali protocol Jihad ibyo avuga nanjye nibyo mvuga ibyo ari kuvuga nanjye nibyo mvuga ibyo ngibyo byo kuba Christere yaba yaragize wenda post cyangwa kuba shareholder cyangwa iki ni cyohoja nta post yakoze protocol nka Imana ishimwe wenda bari kuzajya bavuga ngo nta magambo yacu ngo twandike yakozemo protocol nk'abandi nta kibazo okay wenda abandi bari kuzajya bagira ngo nk'abandi bose nyine muri babakobwa bagenda bagashyira ibitambaro n'ibiki oya nta kibazo Imana ishimwe ubwo hanyuma akandi kantu yabyivuze sibyo Bria nje namubashije urumva IQ nk'umunyamakuru ntabwo nari buvuge ngo ese koko ni umuyobozi nabaje nite Christari post idasanzwe yabafite arambwira ati ni umuntu nawe twakoranye nk'abandi bose ariko ntabwo ari umushareholder nta nubwo ari umwe mu bayobozi hari akandi kantu mwavuzeho cyari abantu muvuga imyaka ngo za 45 na za kina za ki ariko nibaza kuri Alia impamvu mu mutaruka Alia first of all ndamwubaha ndamukunda ni umuntu mwiza uzi kwivugira kandi uvuga amashyi ariko sinzi impamvu yo muvuze imyaka we mutajyamo muvuga ese Alia wenda niba imyaka kuri abo bandi muvuga batakaje kuba bari mu Brian oui navuze ko umuntu ushaka kuza kuvuga ibintu by'abandi hano ajya gufungura space ndamumanuye nitwa Jihad yes ngo ko tutari kuvuga imyaka ya Alia kuru yagiye akavuga ntago aricyo cyatuzanye ariko ntago aricyo cyatuzanye hano thank you
oya ikindi kintu kugira ngo dukomeze mu bari kugira ngo tubigendanemo neza tutaza guhukuma dupfa ubusa ntago twebwe twaje kwinjira mu buzima bw'umuntu bwite cyane twaje kuvuga ibiri ku mihanda ari byo bishyiriye hanze ngo ni ba Kigali Boss bibi rwose ibintu byo kujya kuvuga ngo imyaka ye barakeciye pe kubigaragarira amaso ariko ntawe ukeneye kumenya imyaka yabo umuntu uri bwumva akeneye kujya kumenya imyaka yabo cyangwa se akaba yize ashaka kwishyira hanze agenda akore space turamujoyininga natwe iyo myaka tuyumvireho kuko abenshi nta niyo tuzi ibyo nibyo reka twucunguze uburyo umwete sibyo mu mbabare kuko twese dufite ibyo tugiye gukorana mu kanya ndacurangira the wave abashaka baze no kuza tuhahurire umva murakoze cyane Jidena ahise anyoherereza message none ubu tuvugana Brianne nakwandikiye kuri WhatsApp nkoherereza icyemezo cya RDB ndi owner ndi CEO wa Kigali Protocol undi ubyiyitirira uwo simuzi murakoze iyo nkuru dite tunayivaho uwo ni Jidena unyandikiye nyirizina ako kantu urakoze yanabinyoherereje ngo no kuri WhatsApp urusibye ko nta rindi ho ndareba ndi mu bugamba hangaha bumereye nabi ariko Jidena ngibi yabinyoherereje yanyoherereje icyemezo cya ngiki yakinyoherereje cya RDB bamwita Jidena Joshua DJ uri umuntu wanjye sinakoshya Jidena ni inshuti yanjye nabibabwiye kuva kare njyewe Christelle kare twavuganye nanjye ngira amatsiko ndamubaza nise Christelle ukora iki wenda usibye iby'amagambo y'abantu twavuganye mbere yuko tuza kuri live jihad Christelle arambwira ati ese Bria iyo abantu barimo baravuga ngo ntacyo dufite dukora njyewe n'uwitwa Jidena ntago ari twe twashinze Kigali Protocol Jidena ngo yaranyandikiye amaye n'icyemezo kiwe jihad ngicyo ndakiguforwardinze uri kunyumva Jidena nguyu dore yitwa Christelle itangiye kwiha amaposte mana nyagasani ubwo jihad ngicyo ndabikoherereje mwabantu impamvu nari nabyibagiwe uko Christelle kuko niwe wanyibwiriye mu kanwa kiwe kuri telefone yanjye twavuganiyeho arambwira ngo ni njyewe n'uwitwa Jidena twafatanije gushinga Kigali Protocol yego Jidena rero nyiri Protocol aranyandikiye ati ni njyewe the owner anyoherereje n'icyemezo cya RDB cyerekana yuko ari Jidena Joshua wafunguye Kigali Protocol ati wowe wundi ubyiyitirira ntago muzi ako kantu reka rero mbabwira abantu mwirirwa muvuga ngo abantu bagira amagambo ngo baje kuvuga abandi ngo baje ngo kubataramaho ngo umunwa waratunaniye ariko reka mbabaze mwebwe aya makuru ntago muyakeneye ntago mukeneye kumenya ngo uyu muntu uri muri Kigali Bosses bibi akora iki nk'ubu se ntibari batangiye kutwibeshyira ngo bashinze Kigali Protocol tukaba dusanze atari byo aza akatwibwirira ngo njyewe kubera iki muvuga ngo turi indaya kandi dufite icyo dukora njyewe na Jidena twashinganye Kigali Protocol wera twari tukiri kwibaza Kigali Protocol yunguka amafaranga angahe ku buryo umuntu yajya muri Kigali Bosses bibizi uri kumva none rero nyirabyo arivugiye ati ninjye kandi Jidena ndamushimiye kuko uyu munota nanjye nari natangiye kwa confusion mvuga se kumbi Kigali Protocol nagari ya Jidena ariko basigaye Kigali Protocol ni ya Jidena ariko bagiye bareka kwitirira ibintu by'abandi ngiye narumiwe none rero nanjye jihad nawe reka nguhindukirane nkwibarize umuntu ajya muri Kigali Bosses nta kazi agira nta kintu afite akora acuruza iki ndabyemera ko kujya gucuruza igitsina byoroshye wenda ari ibintu bibaha amafaranga ese jihad igitsina kikungukira amafaranga angahe ku buryo ushaka kuza muri Kigali Protocol nako Kigali wati boss bibizi ibyo ndumva cyushye umutwe none ndapfuye biterwa n'iseta wacurujeho n'umukiriya wahuye nawe none se bose bishyura mu manyarwanda ndakumenyesha yuko sibyo ko nta mukiriya barahura ngo bagende bubake inzu nk'iya ari yakuru y'ibihumbi bingahe by'idolari ariko nkubwira ikintu kimwe
urafata abana Jiha abantu mwese mudukurikiranye hano kuri space ku cyumweru isaha tuzayibabwira dufite live ya Instagram dufite live ya Instagram ibi nabyo tuzabivuga kuri Instagram tuzabasangiza amakuru yose tuzaza twazanye ibimenyetso simusiga byose ntabwo ari hano dukoze iyi ni space twahereyeho dufite na Instagram live ayi mama shenge ngo ngwiki ndabamenyesha yuko nyirabyo ari ubinyandikiye kandi Jidena arakoze kuko buriya nge nanga umuntu Jidena njya mbona imbaraga bishyiramo sibyo Jiha njya mubona nkareba imbaraga abishyiramo iyo haje undi muntu wiyitirira ikintu cyawe biragira birababaza pe tuyiveho duhere kuri Platini cyangwa duhere tuyiveho ariko mbere yo kuyivaho ni ukuri mu gihe cyose bagifite Kigali Boss Babies bambabarire bashaka umudokiteri ntago dushaka kuzumva inkuru y'incamugongo kubera ikibazo cy'imigwire no kunywa amashampanye umuntu akaba yabura umwuka mu by'ukuri urumva amatwi yose ari VIP agira n'umuganga wabo ndabizi neza ko ari yakuru hari ikintu agiye guhinduraho kandi muhumure Sylvie muhumure Kami muhumure ndabizi neza ko ari hari ibintu byiza byinshi kandi ari kubateganyiriza nge ndabizi neza ndabizi nge ndabyizeye reka kuva ngewe uriya mutipe wa Jihad wiseka buriya ngewe ibi bintu kubera ukuntu ndara amajoro kuva uriya mutipe uwo munya South Africa Constantine yakikubita hasi nagize ikibazo gikomeye noneho rero iyo hajemo kandi urabona ko uriya mutipe yarakiri umwana mu by'ukuri buriya rero iyo hajemo akantu ko gususumira no gusuragura bitateganijwe buriya ibintu byose bigira gahunda ako kantu ugasura utabiteguye ukatura imibu utabiteguye ugatangira ukumva ushaka kunyaragura bya buri kanya bidasanzwe nta feru ugifite Jihad buriya haba hakenewe kuba muganga ari hafi aho ariko kandi ndabizi neza kuko ari yakura ubwenge afite ndabizi neza yuko muri Kigali Boss Babies bagomba gushyiramo umuganga umuganga ndabizi yego twajya duhere kuri inde rero kuko dusigaje turacyavuga iminota 30 yego dufite iminota 30 ariko mana mu ijoro kandi none ubwo ngo ngende umuntu wagombaga kuva kuri space sayine nkajya gusenga ibintu byarakomeye no kwitabaza no kwiringira Imana tukajya kuyegereza Jihad turahera kuri inde rero kuko ngewe mfite ariko ndumva twahera kuri Platini yego twagiye kuri Platini